tuje kandi tubaye ikaze mu mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu binyura kuri uyu muyoboro wa chaîne ya Mr C. Turabashuje aho muherereye hose mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu, abari mu ntara y'amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Twongeye kubaha ikaze, twagarutse ndetse namwe mwese muri diaspora turabashimiye kandi turabakunda cyane, turabizi ko mudukurikirana umunsi ku wundi. So nongeye kugarukana nawe mukobwa wanyu rero mukunda cyane Mr C. Mr C, uraho neza? Uraho neza. Meze gute? Muraho neza. Mumeze mute? Njye meze neza. Mwese ishize dukubise akantu kateye ubwoba ariko nzize watumye abantu barara badasinziriye ngo bagufunze. Mumutekereze ko nanisa ndakiregura ndacyasaba imbabazi ndetse ni ibintu bikomeye. Ntabwo nari ko planka ari kumeze cyaje kamabwira subisabwa mbere yakoze planka ariko numvise byararyoheye. Abantu bakora planka ntabwo nari ko babishimye kuri, ariko nyine nyuma urababara kuko uri gusaba imbabazi nyine bakubwira ati biriya bintu ntabwo ari byiza, ntabwo ari byo, ariko iyo uri kubikora uba wumva uryoshye, wumva nyine wabemeje, wumva bakoze akantu karenze byatari. Ariko biriya nyine bibaho, bararakaye nisa, ariko ndacyasemba nyine bambabariye, ariko nyine ndi gupfa kuvuga akantu ngo ubundi ngo mbise nanabyibuka ndako ngo nta n'ikintu tuvugana, ariko bambabariye. Ubu nyine hari abandi ntabwo iriya planka ariyo yonyine, nzakomeza nzikore. Wavuze ko azongera kuvugisha hakiyemo icyumweru mwongeye kuvugana se? Nasabye imbabazi nanditse amamesaje nka sa nyine bigeraho ndamwe ati urabizi biriya nyine ngo nakubeshya ariko ni akazi. Planka ni planka kandi planka wa mbere uyikoze n'abandi barazikora, ariko hari uburyo nyine bitagaragara neza ku munota wa mbere, ariko nanone tugira ngo tunamekinge sure ko mudukunda. Wanamunga gusa disi barabibonye. Harimo umuntu wambwiye nyine ngo ni iby'ubupagani igo muri comment. Ni iby'ubupagani se buriya, cyangwa ntekereza ko ikintu ukora ari ikintu uba werekejeho umutima ukavuga ngo ngiye kubikora nyine igo se mba ntabwo mbizi, gusa nimbaye n'ubupagani Imana imbabarire. Ndimo ndashaka adyo ndimbibaho. Twagarutse rero, wagarutse nyuma ya biriya ziriya planka zatuzaniye, none twizere ko nta zindi planka utuzaniye noneho tugiye kwiganirira. Twiganirire planka yo nzayanyikora rimwe na rimwe, nzayanyikora gakeya, ariko ninyikora kaya noneho nakagize kagufi hari indi nzategura nimushaka. Bashonje bayishyura. So Mr C, ariko turabona ako kantu ni agaki se, ariko naragenze ndabona akantu mbonye siziriya n'abandi bakabonye baraza kutubwira nabo niba bakabonye. Baraza kutubwira niba bakabonye radi. Mr C, ahandi wari umeze ute mu buzima busanzwe? Se ibiganiro byawe ubona bikurikiranwa gute? Amakomenti, abaguhamagara bakuvugisha, ubona biri kwakirwa gute muri sosiyete? Ibiganiro bimeze neza biragenda, kandi nkomeza nyine gushimira abantu bari kunshyigikira, bari kubireba bagasharinga. Ubu ngubu ujya ureba ko hari ibiganiro byigeze gutumbagira cyane, hacamo rero igihe ntakora mfite ikibazo. Ubu nyine ntabwo bikimeze nk'icyo gihe, ariko n'ubu ngubu uko biri kugenda byongera bigaruka. Ndabizeye ko hari igihe tuzongera tukagera ni hejuru cyane, ubundi niyo gahunda. Ariko shimira nyine buri muntu wese uri kugerageza kureba ibiganiro byanjye ndetse akanabisharinga kugira ngo abandi babirebe. Imana ikomeze ibahe umugisha. Abafana banjye ngenda mbona hano mu mujyi amakuru ya Mr C atameze neza, ati mubwire ya uploading, ariko ari uploading buri saha, ariko ziko akana ko tuzagakora kugatekereza. So Mr C, kugira ngo tuganire ku biri hano hanze, ku buzima buri hano hanze. Ariko minsi ishize twakubonye wagiye kuri stade ndibaza mu gihe cy'abanyeshuri bari kujya ku ishuri.
biriya bikorwa nabonye ari ibintu bisangamo cyane, gufasha abana bafite ubumuga. Ese ubibona ute wowe? Ubibona ute iyo ugeze nk'ahantu nk'hariya, cyane ko akenshi inshuro nyinshi uzi ko buriyo, ubibona ute? Ubona abana bafite ubumuga nabo bakirwa neza ku masitade nk'abandi bose, ukabona barafashwa? Yego. Nabibonye babinyuzeho mu kiganiro ariko ntabwo nakurikiranye neza cyose ngo ngikurikire, ariko watunyuramo muri make, ubona bakirwa gute muri sosiyete cyangwa bafatwa gute na bagenzi babo hariya kuri stade iyo bagiye ku ishuri? Hariya kuri stade murabizi ko abanyeshuri nyine basigaye bava ku ishuri bagahura ahantu hamwe, cyangwa se bagenda bagahurira nyine ahantu hamwe. Akenshi rero biba ari i Nyamirambo. Usibye no kujyayo kuriya, na mbere twabikoragamo, uri kubona abanyeshuri baba bari kujya ku ishuri ari benshi, abafite ubumuga baba barimo, abadafite ubumuga baba barimo. None ikintu cy'umwihariko, na mbere ari byo nakoragamo, haba hari abantu nyirizina bita ku bana cyangwa se urubyiruko nyine rugiye ku ishuri rufite ubumuga. Kubitaho gute rero? Natwe mbere twize, abantu bize kera nkanjye, twize nyine tugenda ku mashuri nk'abandi dutegera Nyabugogo, uri kumva, ukabona nyine abantu bafite ubumuga turaharaye. Si wenda ko njyewe urumva nari shapiki, ukicira inzira, ariko ugasanga harimo abana benshi baharaye n'ababyeyi nyine babuze uko bagenda. Ugasanga ni nk'umwana ufite imbaga ebyiri, ahetse igikapu, afite mare. Ubwo uri kumva ntabwo ari bubashe kugenda nyine ku ishuri, ntabwo ari bubashe kurwana muri uwo muvundo ari kumwe n'abandi banyeshuri badafite ubumuga. Ugasanga rero araharaye, cyangwa ugasanga agiye nijoro cyane. Siko twigeze kujya ku ishuri, icyo gihe twari abana turi nka bane tugiye kwiga i Gatagara, ariko harimo babiri bamugaye, koko harimo n'uwicaye mu igare. Tukarwana icyo gihe nyine, urumva ntabwo wamuta Nyabugogo, ushaka kwirwanaho kwinjira ko we ntabwo wari kumusiga, kandi urumva we akeneye undi mwihariko wo kuvuga ngo uramuterura mubanze mushyire mu modoka, muzinga igare, murishyire inyuma muri butu. Urumva bitwara umwanya munini cyane. Tukarwana bakadutangamo, tukarwana bakadutangamo. Twaje kuyibona nka saa 2 saa 3, twageze nko ku ishuri nka saa 5. Badusanga ikigo cyaryamye, animatrice ubwo ko nari umuyobozi ku ishuri nyine nahise nira telefone ndavuga ati dushaka kuza dutinze, nyine we twagezeyo aradufasha. Ariko uri kumva nimba hari wenda impamvu twanamufashijeho ngo ni uko twari tumuzi. Ntekereza ko wenda hari n'undi wenda twe tutazi, urumva we yarahari. Urumva nta mutekano w'abafite ubumuga wari uhari, cyangwa se umutekano se buriya, cyangwa uburenganzira. Nta burenganzira bw'umuntu wari ufite ubumuga uhari. Ariko ubu ngubu ndakeka bimaze imyaka nk'ingahe, 3, 4, tuba dufite ko hari imishinga iba yita ku rubyiruko n'abana bafite ubumuga, kandi nshimira iyo mishinga. Harimo n'uwo nakozemo. Rero twajyaga gukora hariya muri gare, ugasanga nyine abantu bafite ubumuga bari kugenda neza nk'abandi. Iyo tumubonye nyine tuba tumufasha, nimba atabasha kwitwaza igikapu ukakimutwaza, mukamumekinga sure ariko yicaye mu modoka neza. Rero ni muri ruriya rwego nari nagiyeyo, kugira ngo nereke nyine abantu ko n'abantu bafite ubumuga biga. Kuko usanga ikintu nabishyiriyeho, nagira ngo nereke abantu ko n'abantu bafite ubumuga bariga. Kuba biga rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko nabo bashobora guhabwa akazi, kuko niyo mpamvu yagiye kwiga kugira ngo nawe azagira icyo akora, azagira icyo yigezaho. Rero nimba yabashije kujya kwiga akanarangiza, bivuze ngo afite n'ubushobozi bwo kuba yagira gute, yakora bya bindi yize, cyangwa se agakora icyo kintu yaje gukora. Kuko njye ntekereza yuko umuntu uko yaba afite ubumuga kose, nimba ashaka kubwira wenda ngo wamaye akazi ko kugira gutya na gutya, ibyo byose aba akagusabye abizi ko ubwo bushobozi abufite. Wowe rero umuntu akahita akora ikosa akavuga ngo ubuse wabishobora, ngo ubuse uri kumva. Ariko nyine bajye babanza bamenye ngo barize. Warize? Yego narize. Rero ukamuheba kubera yize. Rero nabo ubwo biga nabo banakora. Niyo mpamvu gusa bisigaye ari byiza, ubona nyine bafite uburenganzira bwabo kabisa bajya ku ishuri. Kandi nshimira leta yacu ikomeje kudashaka kuri leta yacu rwose idaheza, bagira uwirenganya bose bagahabwa uburenganzira bungana. Ni ikintu gikomeye cyane.
ni iby'agaciro kandi biranashimishije cyane kubona abantu bose cyangwa abana bose baba uburenganzira bungana, ugasanga abafite ubumuga utabufite bose barafatwa ku kigero kimwe, usanga ari iby'agaciro kandi gakomeye. Dukomeza gushimira leta yacu n'abafatanyabikorwa. hari akantu kigeze kubaho nyikora nyine hariya nyine abanyeshuri baba bari dufasha abantu bafite ubumuga, rimwe magana n'umuntu yari umuntu uze nyine ku matagisi, yari umushoferi I think batari ari umuyobozi ku manuze nk'aya ngaya ku mazamu. Turavugana aramwe, ese ukora iki? Nyine nari nambaye umupira w'akazi, ese ukora iki? Ndamubwira ati njyewe dukora gutya na gutya, twita ku rubyiruko n'abana bafite ubumuga, tuba twaje hano nyine kureba nimba bari bisanzuye, nimba bafite uburenganzira bwabo, nyine ndamusana ibintu dukora. Rero ntabwo yari azi ko njyewe naraburije ntabwo yari azi ko mugaye. arangije ahita ambwira ngo ariko shapari ngo iki gihugu cyuzuyemo ibimuga. Naje ndamuga ati se buriya koko wese ubundi ngo buriya biga gute? Wese buriya ngo nabo baba bagiye ngo murabafasha ngo kandi koko njya mbona ngo uri mu kazi kenshi ubuze byate ngo banza haba hari kujyaho abantu benshi. Ndamuga ati cyane baba ari benshi. Wese buriya bariga yego, nese buriya baziga ngo bakora iki? Ndamureba ndangije ndagenda, ariko ngo numva nyine ntabwo mubwije ukuri. Njyewe iyo umuntu akoze ikintu kitari cyo, niyo ngerageje kumwibanga ngenda mvuga ati iyo mubwize nyine, iyo musobanura nkamuvanamo ibintu nyine ari gutekereza. Subira inyuma ndahise ndagenda yenda arambwira rero ntabwo ni benshi biga nk'abandi bagakora nk'abandi. Ndamubwira se ubu njyewe si twahuriye aha ngaha, uri mu kazi? Si uri mu kazi? Yego nanjye ndi mu kazi. Ese urumva hari icyo wandushije? Uretse wowe hari ikibazo ufite wowe? Ndamubwira nanjye ndi umwe nyine ndi umwe mu bimuga. Nanakoresheje iryo jambo ndanganye kuko niryo yari yako nanjye ndi umwe mu bimuga, ariko kubona ko ndenze cye turi gukorana none nyine mpita nigira umusazi nyine nawe musana kugira ngo atahita yumva ko wenda mbabaje cyangwa se yankomerekeje. Ndamubwira ati nanjye ndi umwe mu bapampe b'ibimuga. Nanjye ndamubwira ati ariko ntabwo bakivuga ibimuga, usibye nyine ko nkanjye ntabwo byambabaza cyane cyane ko utabizi, ntabwo bavuga ibimuga, bavuga umuntu ufite ubumuga. Rero ahita abaho nyine urumva ahita yiblaminga. Ndamubwira oya nta kibazo, ntabyo wari uzi, ariko nabo nyine ni abantu nk'abandi kandi barakora. Ndamubwira ese bose turi gukorana aha ngaha, rero bivuze ngo n'uriya ugiye ku ishuri nubwo afite imbago nawe hari ikindi azakora. Wenda ntazabasha kwiruka nk'uko uri kwiruka ucakaza mu mamodoka, ariko ashobora kwicara ahantu hamwe agakoresha amaboko n'ubwonko bwiwe agakora kandi akiteza imbere. Rero bose bajya ku ishuri, kandi niyo baba ari benshi mu gihugu nabo batanga umusaruro, ko dufite abantu benshi bagiye batanga umusaruro kandi bafite ubumuga. Cyane cyane ko hari ikintu njya mbwira abantu, uri kubona hari ukuntu uzi nk'ubu ngubu ubonye nk'umuntu nk'umupapa, ariko mva wowe ndi kubwira, ukabona nk'umupapa afite ubumuga, cyangwa se tuvuge n'umusore ariko utari mukuru cyane, wenda yaramugaye arwanirira amahoro mu gihugu, kumva cyangwa se yari ari gushaka nyine kugira ngo umutekano w'igihugu, abamugariye ku rugamba, ukamucaho ukamuhutaza ukamubwira ati ibimuga nabyo biradusesa, reba nk'ubuntu aba atagenda ari kumva. Kandi hari ikintu yakoze kigirira akamaro byite ngo isi yose cyangwa byite kigirira abantu benshi akamaro, ndetse kandi nawe urimo ugasanga rero kumukina ku mubyimba utyo, kandi we hari icyo ni nk'igitambo we yatanze kugira ngo amahoro agire. Ugasanga rero upfuye guhubuka gutyo umubwira ijambo kandi utazi icyo yabaye. Rero umuntu wese mujye mwubahira uko ari, kuko ntabwo muba muzi icyo yagize ate yazize yakoze. Ugasanga wenda icyo kintu cyabayeho atabara umuntu kabimurenganyiriza, ugasanga rero uri gukora ikintu kibi mu marenga ku muntu utavuga nyine ikintu kibi.
gukora ikintu kibi So, rero nibyo ibyo uvuga ni ukuri, kandi tunashishikariza abantu bose bafite ubumuga mukomeze mwitinyuke, mwigaragaze, ugaragaze icyo ushoboye, wirwanirire cyane werekane uruhare rwawe muri sosiyete, kandi twarabibonye ko mushoboye. Hari benshi bagiye baca hano kuri channel yacu ya Mr.C, mwagiye mubabona bashoboye, bafite ibyo gukora kandi biteza imbere. Muzabe munagenda mubona n'abandi babera urugero bagiye biteza imbere kubera kudaheranwa n'ubumuga bwabo. Mr.C muramubona ameze neza, n'umukobwa ariko ukora kandi simubona ngewe nanabasiga ngo mwivugisha ngo mufite amaguru abiri, ngewe nabasiga. Reka mbahe story. Niga mu wa gatanu, oya mu wa gatandatu ariko nk'igihembwe cya mbere covid mvuze igihe narangirije ndabivuze ariko ntabwo mwabyumvise. uri kumva niga mu wa gatandatu twari turi muri pratique kwa nizi bya hospitality, turi gukora pratique nyine turi mu gikoni, gaze igira ikibazo. Ticara ari nko nimbaye kuyifunga biraturika, narirutse. Basanze kuri gate abandi baracyambirana, abandi baracyanga. Noneho umuyobozi w'ikigo yahise aza yiruka, yari azi ko nyine ari ngewe uri buguru uko agira ate, uri buguru uko agenda. Na tica yabaga ari muri pasariye n'umukuru nyine umuyobozi wabaga uri kwisharaza ngo pasariye. Basanze kuri gate ngewe mwenyewe nagurutse. Rero ibintu bamuvuga ngo amaguru ibiki, hari igihe rero umuntu ayamera mukibaza ukuntu. Rero mutazanyinisha yewe nabasiga. So kari agaciyemo rero, nagira ngo kiriyange ku kiganiro wigeze gukora uvuga ku wagiye kuri stade urimo werekana uburyo ki abana bafite ubumuga bajya ku ishuri nabo kandi bagafashwa neza bakabasha kwisanga mu bandi. So uko twigarukire rero, hari byinshi hano hanze biri kuvuga, hari ibintu byinshi biri trend. Urabizi uba ku mbuga nkoranyambaga, social influencer kuri TikTok, abenshi barakuzi. Harya TikTok uyikoresha ndira? TikTok ukoresha ireze? Mr.C abenshi bagufollowinga, bakurikirana. So ndibaza ibiri trend byose wagiye ubibona. So hari inkubiri y'abantu bari hano kuri social media batari basa n'ababishyize mu yindi genre yo gusebanya cyangwa se yo kwangiza umuntu. Ubibona ute, ubihuza gute n'izi social media twirirwaho? ese ubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo abantu babane neza kandi n'uwo mwuga wabo ukomeze ukorwe neza, ubinjirize, ubahe amafaranga, ugire uteze benshi imbere, ariko nanone ntawe byangije? Ikintu cya mbere njye ntekereza yuko njya mbibona ariko ikintu cya mbere njye rero nkunda nyine abantu babaneho bahuza bakundana, kuko reka nkubwire ntago ngewe nzaba uko ushaka 100%, ntago bibaho. Uziko na mama wawe cyangwa se umubyeyi wawe wakubyaye ukuntu aba agushaka ntago ariko uba wamera, kandi nta kintu utakora ku mubyeyi wawe, rero nimba utashobora kuba uwo umubyeyi wawe ashaka, bivuze ngo n'undi muntu wese ntabwo waba uko undi muntu agushaka. Ariko rero nanone ntitwirengagize yuko nanjye nimba wowe utabaye uko nshaka, nanjye ibyo ari byo byose wasanga ntabaye wowe uko ushaka. Rero ibyo ntabwo byatuma twumva ko turi abanzi cyangwa se urwango, turi urwango, ahubwo twareba noneho ubundi ni ibiki biduhuje. Wabona muri ibyo 5 nimba koko hari 5 bigomba kuduhuza 3 tutabihuje, ibyo 2 ni binini cyane byatugirira akamaro, byaba biduhuje ndetse bikagirira n'akamaro abandi bari hirya yacu. Bivuze iki rero? Bivuze ngo njyewe nabwira abantu mufate ikintu muhujije aba aricyo muha agaciro kuruta ibintu mudahujeho, cyangwa se mutari kumvikana. Uvuga ati nimba utankunda
ariko dukora akazi kamwe sibyo, afazari duhuzwe n'ako kazi kuko ako kazi kari bugirire akamaro twebwe njye nawe, kagira umuryango famiye yanjye n'iyawe, noneho karenze ukagira umumaro n'abandi bandi bari guturuka hirya, yaba abo muri gutumira, yaba abo muri guha akazi, uri kumva basi icyo kintu aba aricyo mwubakiraho, nk'uko nyine tuba tuvuga ngo duteze imbere igihugu cyacu, duteze imbere iki, uri kumva ibyo rero tukaba ari byo duha agaciro cyane cyane, ko ntekereza ko abantu bose bari mu mahoro ntabwo ari ukubera umwe aba yakoze neza cyane kurusha undi, ahubwo habaho kumvikana no guhuza no kureba kandi igifite umumaro kinini. Rero kumbwira ngo kandi ikindi ntabwo ntekereza ko nta muntu udakosa, nta muntu nta muntu n'umwe udakosa. Rero bivuze ngo nimba njye nagukoshereje ntabwo bivuze ngo mwishyure, ko n'ubundi ndaba nkurushije iki? Nta kintu mba nkurushije, ahubwo wakosheje, nakubwiye ikosa ryawe, wenda winangiye ntiwaryumva, ndakwihoreye, guhaye igihe cyo kwitekerezaho, nushaka uhita unamwihorera, ubundi nimwongere no gukorana cyangwa se nimwongere guhuza, ariko nanone nimuhondane, ko nimuhondana harazamo ibintu byinshi, mungane biturikane n'abandi, hagiremo ababikomerekeramo cyangwa se ababihomberamo, kandi batakagombye kubigira, kandi ari mwe babiri n'ubundi ugasanga mwe babiri mwagiranye ibibazo, ariko nuze zavuyemo zagize gute, zangije andi mashami nyine ari ku ruhande. Icyo navuga ni ugukora nyine uko umugenzi wawe yakoze, ntubwe ngo uramwishyura cyangwa se ngo muhangane, ahubwo kuko uzi ko yakoze amakosa, ahubwo we kora ikindi kintu kigize gute, kora ikindi kintu uvuge ngo reka njye mwereke indi nzira atazi, kuko nimba ugiye kumwishyura ubaye nkawe pomuteri, ubaye nkawe nta kintu murushije, ahubwo mwereke ikindi kintu gihabanye we n'icyo yakoze cyiza. Kandi niba mugenzi wawe yaguye mu ikosa ntabwo ari ngombwa kumutaranganya cyangwa se ngo umusebye cyangwa se umutuke, kuko nawe ntabwo uzi ngo ejo bizaba bimeze bite, cyangwa se undi we umutego yaguyemo nawe wawugwamo, kuko ntekereza ko nta limiti n'imwe ushobora kuvuga ngo ngewe sinshaka gukora kiriya, ushaka kuyiha intego ukavuga ngo sinshaka kugikora, ariko gishaka kutaba mu mwaka umwe ntikibe uwa kabiri uwa gatatu, mubona ko ino si tugenda tugira imitekerereze igenda ihinduka, imitekerereze cyangwa se imikorere igenda ihinduka. Rero nimba ubonye mugenzi wawe yakoze ikosa cyangwa se ari mu cyaha, wimutuka, ko n'Imana nta n'ubwo ibikunda, ni ukuri niyo wabyishimira ukavuga ngo uriya yakoze ikosa, nawe ubwawe ku giti cyawe Imana irakugaya, kuko Imana sinzi ahantu muri Bible havuga ngo nimba ubonye mugenzi wawe akoze icyaha agira iki, ngo muganirize, ngo nakunanira nimba ngo umujyane he, bavuga nka ntuze eshatu nyine, umushyira ahangaha paka nyine umushyize nko mu itorero, bigira nka tape eshatu nyine, bivuze ngo ntabwo umuntu yakoze ikosa uhita umuterana ako kanya, muganirize, niyanga uhamagara abandi baba bari hafi yanyu, mumuganize, muhamagare noneho sosiyete mubanze mumuganize. Ntekereza ko iyo byageze kuri iyo level biba byarafashe ikindi kintu. Rero nimba umuntu yakoze ikosa ntabwo ari ngombwa kwita uvuga ngo n'ubundi ngo reba ngo mwese mumusamire hejuru, ahubwo aba ari mu gihe akeneye, kuko ntekereza ko iyo umuntu yakoze ikosa cyangwa se yaguye mu cyaha aba yagize imbaraga nkeya, kandi nifuza ko njyewe nimba mugenzi wawe yagize imbaraga nkeya, basi wowe umushyigikire, umutize izindi mbaraga zo kuba yava muri icyo kintu. Nimba koko ari ikintu nkunda kubona ntekereza ku bakristu, nyine ndi umukristu, wenda n'abantu bari kundeba bose ni abakristu, ugasanga njyewe nimba nzi ngo ndi umukristu, ndasenga ku cyumweru, ndasenga ku wa kangahe ndasenga, ugasanga mbonye umuntu tutajyanye gusenga cyangwa se uriwe mu rugo, ndavuze uriya n'umupagani, ijya umwihorera, urumva ntangiye kumucira urubanza, kandi wasanga ari nanjye mupagani, wasanga ari nanjye, kuko umukristu ni imbuto yera umutima we, ibyo akora. Bivuze ngo rero nimba nabonye mugenzi wanjye, wanasanga yanagiyeyo yanasenze nijoro, wanabona yagize ahandi ateranira,
ariko si ngombwa kuza kumbwira ngo nateranye, ngo ntabwo ari ngombwa kuza kubimbwira. Njyewe rero nkajya mubonera mu bintu bya hafi aha n'ahanga, ugasanga ntangiye kugira gute kumucira urubanza. Rero aho kugira ngo mugenzi wacu cyangwa se umuntu turi kubona uri mu bibi cyangwa se utari gukora ibyiza nk'ibyo nkora ngo mutererane mu mutarange, ntabwo ari byo. Ahubwo gira icyo ukora, takaza imbaraga umukiza, takaza imbaraga umutabara, noneho akore nkawe neza. Nimba gukora neza, umusengeri nawe akore neza nkawe, utamuciriye urubanza, utamutereranye, utamutaranze. Rero gutangana ni ukuri ntabwo ari byiza. Nibyo ko hari ikintu kimwe abantu birengagiza, kuko ikiri kuri zino mbuga ntigisaza, bihoraho, ushobora kubikora ungana gutya ariko biba bizakura. ubu ngubu niba wansebeje, urugero ukansebya cyangwa se ukamvuga inkuru zitari nziza, bizafekita n'abazaza inyuma yanjye. Nzagira umuryango, nzaguka, abana banjye bazakura, ibyo byose babisanga kuri izo mbuga, cyane ko zirimo ziragenda zitera imbere cyane. Usange ni ibintu ntibisaza kandi bibaze kuba byinshi, ibintu biremereye. Dushyire hamwe dukoreshe izi mbuga neza, kandi twabonye ko hari uburyo bwinshi bwo kuzikoresha neza hatajemo ibintu byo kuzikoresha nabi. Harimo abantu bakoresha imbuga kandi zinafite akamaro, na nini nkuru ariko kabisa ziri smart, hakorwaho ibintu byiza bifite akamaro, ariko ugasanga ntago kwinjiza nibyo, ayo ma views nibyo, gutera imbere nibyo, ariko ninera imbere narangiza izina ry'umuntu kandi n'iryanjye deja ntabwo ribura kujyamo. Nimba nasebeje kanaka nawe akaza akansebye, iryanjye komuteri igiye guhita rizamo. Ntabwo rero ari byo, nuko ntabwo ari byo, kuko njyewe nahoze nekereza ndavuga, nimba ari nk'umuntu wawe gusebya ufite nk'umwana, akaba ari nko mu myaka wenda buriya hari imyaka umuntu yumva ntiyibagirwe cyangwa se akareba ntiyibagirwe, cyane cyane bano bana baba mu myaka 7 ingahe gutyo, nyine bano baba bari batoya. Buri ikintu yumvishe ntabwo ashaka kukibagirwa, cyangwa se ikintu yabonye gutya akakibona, nimba ari nk'akavidewo k'umubyeyi we yabonye akakabona, nimba ari nk'iki yabonye ntabwo akibagirwa, ntabwo ashaka kukibagirwa. Rero ugasanga uri kwangiza, nabyita nk'inzirakarengane, ugasanga nyine uri kumwangiza kandi we nta kintu abiziho, gusa kuko byamugezeho akabibona akabyumva, nawe byamutushije ngo burya dadi akora ibintu nk'ibi, cyangwa se burya mami se nawe birako. Nyamara n'abamama bandagaje, nyamara n'abantu bandagaje nyine bafite abantu, ugasanga biri kwafekita rero umwana cyangwa se undi muntu wa hafi wo muri famiye. Rero nuko izi mbuga ni nziza cyane cyane niyo uzikoresha zikakwinjiriza, zikaguha inshuti, zikaguha ubutunzi, ni byiza, ariko basi tubikoreshe mu byiza. Nawe ndi kwigisha gukoresha inkoranyambaga kuko wanabona ni n'abakuru kuri njyewe, ariko n'agakeregeshwa kawe kaba gakenewe. Reka Mr. C, urakoze cyane ku nama ugiriye bagenzi bawe bakoresha zino mbuga. Hari uburyo bwinshi umuntu yazikoreshamamo agatera imbere kandi akubaka n'abandi, bagiye tubibona kuri benshi. Reka twigarukire mu biganiro byacu n'ubundi. Urabona waje wambaye ni bal ubusanzwe ngenda biza, ariko sinzi ko abadukurikirana bose babizi. Uri umukinnyi wa basket, abantu benshi banza batabizi, ariko hari abantu bashobora kwibaza Pasi ko se tuzi ko basket ikinwa n'abantu bafite amaguru yose, baba basimbuka, baba biruka. Pasi iyo basket ayikina ate we? Ese akina muri iyo kipe, akinira he? Dukomeze tukumenye. Twebwe dukina basiketi, nyine nk'uko wari ubivuze, murashaka kwibaza ngo uyikina gute kandi nta kuguru ufite, n'abadafite amaguru abiri barayikina. Rero twebwe basiketi yacu tuba twicaye muri muri ino rigare ry'abafite ubumuga, tuba twicayemo nyine ugakuramo insimburangingo zawe, nimba wambara ibyo ukabikuramo, cyangwa se nimba utanamugaye nawe uzi kuritwara nawe wayikina. Ari ubushake bw'umuntu ukicaramo, ariko nyine ugakina nawe utwara. Rero dukina iyo dukina, hari abantu bajya bibaza ngo ariko ngo iyo mwicaye mu tugare ngo nuze paniye ngo barayimanura ikajya hasi. Oya,
uko umuntu uri standing nyine bano ba standing bakina aho ibiri natwe niko tuyikina nyine ntabwo bayimanura cyangwa bayigabanye oya iguma ikwiri nyine natwe tugakina nk'uko bakina amategeko namwe usibye nyine wenda ko hashaka kuzamo ngo nimba ugonze mugenzi wa nyine mugahuza amagare ni ikosa ngo ni kimwe nk'uko namwe n'ubundi byo mukinnye muri standing amategeko yose yo muri bako ya standing natwe niyo mategeko yacu pani ya hibiri natwe ikivuga niko nyine natwe kiguma byose nta tandukaniro riba itandukaniro nuko bo baba bahagaze twe twicaye sinzi niba muri social media na bano ba standing hari igihe baje turakina nabo ba national ya bako harimo abaje nyine nabo bicara mu tugare nabo nyine turakina mufite ekipe yanyu y'abafite ubumuga mukina national cyangwa se n'izi zose zo mu mashampiyona amavore afite national n'ejo bundi yari yagiye mu Faransa gukina abakina sitting volleyball bamaze ibyumweru nka 2 mu Bufaransa ndakeka baranaje urumva bafite n'ikipe y'igihugu nyine yari yagiye gukina bako nayo national yabambwira hari ariko y'abagore ntabwo iragira ariko nabyo biri hasi rero uri kumva ko murarenze twebwe turi abasiporutifu none uretse impano yo gukina iyindi tarugira ubundi iyindi impano wifitemo bakubwira ati yewe iyi mpano ni iyanjye reka manze mbabwire impano nari mfite igapfubasha njyewe nawe mukinnyi wa football ukomeye buriya Rayon Sport yo mu bagore buriya yarahombye Rayon Sport yo mu bagore yahombye umukinnyi njye nakundaga gukina football ntarakomereka nakundaga football ari igihe mu rugo bamburaga nagiye gukina karere se murayizi bagasanga ndi mu kibuga iyo nakatanye nakubise ivumbi ryageza hari agafite grandma wanjye yafotoye ivumbi ringera nayo nagiye gukina nakundaga umupira w'amaguru bya hatari yariyo mpano yanjye ariko byaranze ubu rero njye impano mfite ko ari nyinshi ubwiye nizo dushaka kumenya impano yo gukina filime no kuri gukina filime se burya acting mbone mbwira acting ngewe ukorera akantu kaba kanarenze actinga so mubwire ngo urugero actinga nk'umugore waciwe inyuma n'umugabo umugore waciwe inyuma y'umugabo waciwe inyuma n'umugabo we akamufata no kugira ngo wemeze ikumva ngiye kwagitinga kubona abagore bagitinga bitandukanye hari uba ufite amarere dushaka umugore wandi tutamwishishiriza undi w'amahane kabisa w'amahane mushishura tumyabora amahane ngerekane nagiye sanze yaciye inyuma musanze mu rugo cyangwa namufatiye ahandi hantu atari mu rugo wamufatiye iwawe iwanjye mu rugo iwanjye mu rugo yazanye inshoreke n'amahane mu nzu yanjye mu buriri bwanjye ariko abagabo mushyira isoni ariko dore nkubure uno mugore haraca uwambaye njye nimubona dore umutwe ndawasa aragiye ariko papa bebe igihe cyose nakwizereye igihe cyose ukwasana utwo n'ubundi barabimbwiye ngo abagabo muri inzererezi n'ubundi si wowe gweje abavuze ni wowe gweje abavuze ahubwo ntajya muri sitiyo gushaka amahano nayavuze arashize gusa njye ntabwo ko wanarira utamitekereza koko musanze akuwe uziko hari igihe hari umugore baca inyuma wakaza atuje sibyo ariko wenda none gutya ntiwiteguye ariko ndibaza uri tayari nabikora ari byo ugiye gukora wabyiteguye ndibaza waba umu actrice mwiza cyane abakinisha amafilime rero ni aba director muri hehe hano hari tara yigendera hari undi mugore ngende nkunda wa mugore sibyo udasakuza utazana amahane menshi cyane iki hari umugore bashobora guca inyuma ari kumva
akanabisanga mu nzu akahita yegera umugabo we wenda akamubwira hari ntabwo nari nzi ko wakora ibintu nk'ibi, icyizere cyose nari ngufitiye koko ubu si ubamburanye iki, basi hari ibintu hari icyo nuzuza mu nshingano zanjye, hari ibyo nkora utishimira udakunda, kuki se wabikoze? Ntabwo nakwize, ntabwo nizera ko ibintu wabikora, ntabwo nakubona gukora ibintu nk'ibi, basi impanda nyine uri kumva akagira gute, akamucisha buke buke bikanya nyine wenda amubabariye. Pasi dusoza tugana ku musozo, ni iki wabwira abantu bakomeje gukurikira, abantu bari kugusharinga benshi turagenda tubibona mu magurupe bagenda bashyiramo link yawe tugahura nazo, abakomeje kureba ibiganiro byawe bakora like, abakwandikira muri comment bakomeje kuduha n'ibitekerezo, ariko mujye mutubwira icyakorwa, mujye mutubwira, turacyari bashyashya kuri iyi mihanda, mujye mutubwira uburyo ki twayizamo neza, tubakorera ibibashimisha, tukabaha ibibanyuze kandi bibashimishije, mujye mutubwira muri comment, twandikira mutumenyeshe. So Pasi, ni iki wabwira rero abo bantu bakomeje kwereka urukundo, bakomeje kwereka ko muri kumwe kuva watangira urugendo rwo kuri social media? Ikintu cya mbere ni uko ndabashimira mwese abantu mukomeje kunshyigikira, ni ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi nkomeza no kubwira nyine abatabibona neza wenda amashusho ibiki rikumva nyine hari uko bitaraza buriya, umuntu afite ibyiza ntabwo yakoresha ibibi kandi ibyiza bihari. Rero uko kandi ntekereza ko uko iminsi igenda iza ihinduka bizagenda n'ubundi mubibona ko hari ikiri kugenda gihinduka. Rero nshimiye rero buri muntu wese ukomeje kunshyigikira, abantu basharinga njya mbabona ku masitati yabo bagashyiraho, abohereza mu magurupe, ni ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha kandi mukomeze mushyigikire. Yarabwiye ngo harabura akantu gatoya, mukomeze nyine mushyigikire tugere ku rwego rwiza. Urwo rwego rwiza nitubigeraho muzabibona ko hari ikintu cyahise gihinduka, kandi abatumirwa tubone uburyo tubazana, ko hari abibaza twese nkora njyenyine, ariko hari kuba bitarakunda nyine ngo umuntu atangire azana abatumirwa. Hari igihe ubwira umuntu ati se wazagize gutya, ugasanga hari ibindi nyine bindi bijemo utarashobora, ariko nimbishobora kwa Mr. hazaba hameze neza cyane. Rero Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi ni ukuri ndabakunda cyane, abatetsi ndabakunda, ni ukuri cyane umuntu turi kumwe hano, umutetsi mukuru ukomeye cyane, hagarariye abatetsi, iyi sari ntabwo ibaho. So urakoze cyane rero ku kiganiro twagiranye, ikiganiro twagiye tugaruka ku biri trend hano hanze, ku bijyanye n'abafite ubumuga, uburyo abasosiyete bakwiye kubafata ndetse n'uburyo nabo bakwiye kwitinyuka. Wakoze cyane ku kiganiro twagiranye cyiza, kandi nizera ko buri muntu wese ari buze kubona n'ibye, ukabona ibimwubaka, cyane cyane abafite ubumuga mugakomeza kwitinyuka no kwerekana ko mushoboye. Abantu bakomeza kugenda bababona muri sosiyete mukora, kandi tuzi neza ko murashoboye, ntabwo kuba waba ufite ubumuga bw'ingingo cyangwa se igice runaka bivuze ko ubuzima bwahagaze. Turashimiye cyane rero mwese mukomeje kudukurikira, mukomeze mukore subscribe, like, comment, share, murebe ibiganiro byacu, mukomeze muzamure uyu mukobwa, mukomeze muzamure ikimurimo, mukomeze, kandi ndibaza benshi mwamaze kubibona ko arashoboye, aranashobotse. Kwanza ndashobotse njyewe, ni ukuri ndashobotse. Pasi, wakoze cyane. Mwakoze cyane abatetsi, love you.